uyu mugozi rero nawe ugizwe na neurone, twa tunyangingo tw'ubwonko. uyu mugozi unyuze mu rutirigongo urimo utunyangingo tw'ubwonko uhujwe n'umubiri wose n'udutsi duto cyane kandi twinshi. Utwo dutsi nitwo tujyana amakuru ayo ariyo yose avuye muri buri gice cy'umubiri tukayageza kuri wa mugozi cyangwa se moelle épinière, nayo igahita yageza ku bwonko. Ibi byose tuvuze ni ukuvuga ubwonko n'utunyangingo twabwo bwakira amakuru avuye muri moelle épinière nayo yakiriye avuye mu mubiri wose, byose byitwa système nerveux. Ni urwungano rw'ibifite aho bihuriye n'ubwonko byose. Mu kinyejana cya 19 abantu batangira gukora ubushakashatsi ku bwonko bahingiye icyo bita la phrénologie. Phrénologie bwari ubumenyi bwiga ibyitwa bose. Muri phrénologie batekerezaga ko uko umuntu azi ikintu runaka kurusha ibindi, icyo kintu gituma agahanga k'umuntu gahindura imiterere, kakazana ubwoko bw'amashyundi atandukanye bitewe n'ubumenyi umuntu afite kurusha ibindi. Batekerezaga ko hari abantu bafite amashyundu mu mutwe agaragaza ko bazi imibare, abandi bakaba bafite amashyundu y'ibyaha n'ubugome. Umuntu yashoboraga kureba imiterere y'umutwe w'umuntu akaba yavuga ngo uyu muntu azi imibare cyane. Mu 1861 nibwo umuganga w'umufaransa witwaga Paul Broca yabaza umurwayi wari ufite ikibazo cyo kudashobora kuvuga amwe mu magambo, ahita avumbura zone y'ubwonko ishinzwe gufasha abantu kuvuga amagambo. Niyo mpamvu igice cy'ubwonko kidufasha kuvuga bacyita aire de Broca cyangwa se zone de Broca. Aha niho abahanga mu miterere yacu batangiriye gupima ubwonko bw'umuntu, bavumbura ibice by'ubwonko bishinzwe kumva n'ibishinzwe kuvuga. Aba nibo batumye havumburwa uburyo bwo kureba buri gice n'icyo gishinzwe mu bwonko bw'umuntu. Iyo batavumbura ibi, iki kiganiro kuri iyi ngingo ntabwo kiba kirimo gutambuka. Mu bwonko bwacu dufite utunyangingo tw'ubwonko turi hagati ya miliyaridi 86 n'ijana. Utu tunyangingo ugiye utwegeranya kamwe nyuma y'akandi dukoze ikimeze nk'inzira cyangwa se imihanda inyuramo ubutumwa. Ubwo butumwa bunyura muri buri kanyangingo bumeze nk'umuriro muke w'amashanyarazi. Mu bwonko bwa buri umwe muri twe harimo amashanyarazi. Iyo ukonje umenya ko ukonje kubera ko amakuru yo gukonja agera ku bwonko anyuze mu dutsi duto tuyageza mu bwonko agahinduka amashanyarazi agahererekanwa hagati y'utunyangingo tw'ubwonko kugerageza aho agomba kujya. Nibura buri kanyangingo kamwe ku bwonko kaba gafite tugenzi twako tugera ku bihumbi 10 bitumanaho. Buri gihe iyo ukoze igikorwa ntabwo biba bivuze ko utunyangingo tw'ubwonko bwawe twose uko ari miliyaridi 100 tuba turimo gukora. Buri gikorwa cyose ubwonko bukoze kiba gifite itsinda ry'utunyangingo tw'ubwonko tugishinzwe. Iyo wumvise ijwi, amakuru arebana n'iryo jwi anyura mu mutsi witwa nerf auditif uri mu gutwi, akanyura muri moelle épinière, akagera mu bwonko, akanyura inzira imwe igenzurwa n'itsinda ry'utunyangingo dushinzwe ibyo kumva. Iyo wumvise umuziki, ayo makuru anyura mu nzira inyurwamo n'amajwi, ariko yagera mu bwonko akanyura mu tunyangingo dushinzwe iby'umuziki. Iyo uriye ikintu, iyo uhumuriwe n'ikintu, iyo ubonye ikintu, buri gihe haba hari itsinda ry'utunyangingo tw'ubwonko rishinzwe buri gikorwa. Umwana w'uruhinja avuka afite utunyangingo twuzuye, ariko tuba tutaricamo amatsinda ngo twigabanye imirimo. Tugenda dufata inshingano uko umuntu agenda akura. Iyo usinziriye ubwonko bwawe burakomeza bugakora. Iyo kimara gusinzira, amashanyarazi akoresha utunyangingo tw'ubwonko agabanya umuvuduko, ubwonko bugakora gake ku muvuduko muto. Ibi babyita sommeil lent. Iyo hashize nk'isaha imwe n'igice usinziriye, ubwonko bwawe buhita busa n'ubukangutse bugatangira ibikorwa bisanzwe by'ingufu kandi byihuta. Uduce tw'ubwonko turimo kunyuramo amashanyarazi turiyongera. Amaso yawe akajya anyeganyega kandi usinziriye, ukagona cyane niba ugona. Babyita sommeil paradoxal. Iki nicyo gihe utangira kurota. Ubwonko bukakwereka amashusho ukamera nk'uri muri filime. Ubu bwoko bubiri bw'ibitotsi bwisubiramo nibura inshuro enye mu ijoro rimwe. Ni ugusinzira no kwicura no kongera gusinzira. Buri wese muri twe uyu munsi aramutse asubiye ku ishuri yizeho amashuri abanza, hari ibikorwa yigeze kuhakorera byahita bimugaruka mu mutwe. Winjiye mu ishuri wigagamo,
wahita wibona muri iryo shuri nk'aho ibihe byasubiye inyuma. Uyu munsi mwabonye ibintu basigaye bigisha abana mu mashuri abanza, gusoma, kwandika, kubara, kuvuga icyongereza. Uyu munsi basigaye baniga gukoresha mudasobwa. Ibi birasa naho ari byinshi cyane ku mutwe w'umwana. Gusa kwiga k'umwana bitangira akiri muto cyane, ataramenya no kugenda. Kuva tukiri abana, amakuru yose atwinjira mu mutwe arebana no kwinyeganyeza no kunyeganyega kw'ibintu ndetse no gutekereza ajya mu mutwe, akibika mu gice cy'inyuma cy'ubwonko cyitwa cortex, banacyita matière grise, twigeze kukivugaho. Aya makuru azamuka muri wa mugozi cyangwa se umurongo unyura mu rutirigongo witwa moelle épinière, avuye mu dutsi duto twuzuye umubiri akanyura mu ruhererekane rw'utunyangingo tw'ubwonko tuba muri moelle épinière twitwa neurone. Gusa kugira ngo ureme iyi nzira kandi ikore neza bifata igihe. Iyo umwana akiri mu nda ya nyina atarageza igihe cyo kuvuka, nibwo ibi byose tuvuze byirema. Iyo hashize ibyumweru bike umuntu asamye inda, umwana w'umuntu urimo kwirema, utunyangingo tw'ubwonko bwe natwo dutangira kwirema, tunigabanyamo ibice byinshi bitangira kwimuka biva mu bice bisanzwe by'umubiri bijya mu kizitwa matière grise cyangwa se cortex, kimeze nk'igifuniko cy'ubwonko. Umwana ajya kuvuka ibi byaramaze kubaho, umwana yuzuye neza, afite ubwonko bufite ibikenewe byose. Gusa kugira ngo ubwonko bwe bukore, neurone cyangwa se twa tunyangingo tw'ubwonko tuba tugomba gutumatumanaho hagati yatwo. Iyo umwana avutse, utunyangingo tw'ubwonko bwe ntabwo tuba dufitanye itumanaho ryuzuye. Ya mashanyarazi yo mu bwonko aba ataratangira gukora neza. Bigera ku myaka 2 y'amavuko, 90% by'imikoranire y'utwo tunyangingo yaramaze gutangira. Umwana batangiye gutekereza. Ibi ntabwo bivuze ko umwana uri mu nda aba afite ubwonko budakora. Buba bukora cyane, gusa buba butararangiza kwiyubaka, ariko umwana aba ashobora guhumurirwa n'ibintu, kuryoherwa, ndetse aba yumva ijwi rya nyina. Iyo akivuka, akigera ku isi, yafunguye amaso, urumuri ruhita rutangiza ku mugaragaro akazi k'utunyangingo tw'ubwonko dushinzwe kureba. Gusa aba areba ibintu birimo igihu. Aba agomba gutegereza kuzuzuza umwaka kugira ngo atangire kureba ibintu neza nkatwe. Ku mwaka umwe aba azi gufata ibintu akabikomeza, ndetse agatangira gutera intambwe ze za mbere. Muri iyi myaka ye ya mbere ku isi, gukura k'ubwonko bwe biba biterwa n'ibyo abamo bishobora gukoresha utunyangingo tw'ubwonko bwe. Uyu munsi basigaye banafite gahunda za mudasobwa zifasha abana bato kuri buri rwego gukangura ubwonko bwabo. Hari abahanga mu mibereho y'abana bemeza ko ibingibi batari ngombwa. Gusa uko byagenda kose, ubwonko bw'abana bakiri bato hari ikintu kimwe burusha ubwacu twe twamaze gukura. Baba bashobora kumenya indimi nyinshi kurusha abantu bakuru. Umuntu mukuru iyo arimo kumva amagambo arimo kuvugwa, ubwonko bumenya gutandukanya imigemo irimo kuvugwa. Umuntu mukuru iyo yumvise nk'umugemo ba n'umugemo ga, itandukaniro ry'iyi migemo ubwonko buhita buribona vuba. Ariko iyo umuntu mukuru yumvise inyuguti ya ta ivuzwe muri ubwo buryo, akumva n'inyuguti ya ta ivuzwe muri ubwo buryo, ntabwo ubwonko bwe bushobora kuzitandukanya. Nyamara umwana w'amezi 3 utaramenya kuvuga, ubwonko bwe buba buzi gutandukanya amajwi y'imigemo ivuzwe, uburyo yabivuzwemo bwose bwenda gusa. Ubwonko bwe bukabikora mu buryo bworoshye kurusha umuntu mukuru. Itandukaniro ritoya mu buryo abantu bavuzemo ijambo rimwe, umwana muto cyane ubwonko bwe buryumva vuba kurusha umukuru. Ataramenya kuvuga n'ikinyarwanda, ubwonko bwe buba bushobora kumenya ko icyongereza kivuzwe n'umunyamerika gitandukanye n'ikivuzwe n'umwongereza. Nubwo umuntu mukuru yumva ta akayitandukanya na ta mu matwi, ariko ubwonko bwe ntabwo bushobora gutandukanya izi nyuguti uko zivuzwe cyangwa si imigemo, bitewe n'imyaka amaze yumva cyane ibintu bimwe. Ubwonko buhabwa ubushobozi n'ibintu bibiri: environnement cyangwa si ibintu bwabayemo cyane, ndetse n'ibyitwa programme génétique. Programme génétique ni imikorere y'umubiri wawe ishobora guterwa n'uko wabayeho naho ukomoka, ikaba imikorere ituma utunyangingo dutumatumanaho hagati yatwo. Iyi mikorere yubaka imihanda mu bwonko. Ibyo wabayemo igihe kinini cyangwa si ibyo wakwita environnement, yo ikoresha ya mihanda yaremwe n'imiterere yawe mu mutwe. Biha akazi imikoranire y'utunyangingo binyuze ubutumwa muri twa tunyangingo. Ni ukuvuga ko umwana muto aba afite inzira nyinshi zidafite icyo zikoreshwa mu mutwe we. Nta bintu byinshi aba yari yakamenya mu mutwe ngo bireme inzira nshyashya mu mutwe.
abafite utunyangingo tw'ubwonko dukorana, ariko muri iyo mikoranire yatwo nta makuru anyuramo, nta bitekerezo byinshi aba afite. Ntabwo aba akunda umuziki, ntabwo aba akunda kuvuga icyongereza, nta nubwo aba akunda inzoga cyangwa se gutembera. Ubwonko bwe buba bukora ariko budafite akazi, buba butegereje ikintu kimwe gusa: guhabwa akazi. Iyo umwana yumvise ijwi rivuga inyuguti ya ta, ubwo butumwa buhita bufata inzira imwe ikozwe n'utunyangingo tw'ubwonko. Ta ikabifasha inzira yayo cyangwa se ikabiremya icyicaro mu mutwe w'umwana. Iyo yumvise ta ivuzwe gutyo, ta, ubwo butumwa nabwo buba ari bushya, buhita burema indi nzira nshyashya mu mutwe. Gusa inzira zo mu bwonko ni nk'inzira zisanzwe zo ku isi tunyuramo, iyo mutayinyuzemo irasibama. Iyo umwana yongeye kumva ta ivuzwe gutyo, ubwo butumwa bunyura muri ya nzira bwaremye yagenewe ta. Iyo atongeye kumva ta ivuzwe gutyo, ya nzira ubwonko bwaremeye iyi nyuguti ihita yifunga, ikamera nk'isibama. Uko niko hari abana bo mu Rwanda bavukira mu Rwanda bakazakura bavuga icyongereza cyonyine, kubera ko aba bari hafi batangira kubabwira icyongereza, mu gihe ubwonko bwabo butarajyamo ibintu byinshi, noneho icyongereza kikarema inzira mu mitwe yabo. Kuko batagira bababwira ikinyarwanda kenshi, inzira zagiye zirema ku kinyarwanda zirasibama. Iyo umwana bakivuka aba afite ubushobozi bwo kumenya ururimi urwo ari rwo rwose mu ndimi 600 zivugwa kuri iyi si. Mu mwaka we wa mbere asa n'utangira kwitegura kuvuga ururimi kavukire rwe, ababumva muruvuga hafi ye. On a cru très longtemps que c'est la puberté était la rupture, c'est-à-dire Madame Ghislaine Dehen, umuhanga mu mibereho y'abana ukorera ikigo cy'ubushakashatsi cy'Abafaransa, avuga ko kuva kera abantu bibwiye ko iyo umuntu yinjiye mu bugimbi cyangwa se ubwangavu aribwo abatakaje ubushobozi bwo kwiga indimi z'amahanga mu buryo bworoshye. Ariko gutakaza ubushobozi bwo kwiga indimi z'amahanga bigenda bigabanuka kuva umuntu akivuka uko agenda akura. Ni ukuvuga ko ibyiza ari ukwiga ururimi rw'amahanga hakiri kare bishoboka. Depuis le tout départ en fait. Donc il faut apprendre une langue étrangère le plus tôt possible. Amamashini akora ibyitwa IRM, imagerie par résonance magnétique, ni amamashini aba afite rukuruzi ikubye inshuro 30,000 rukuruzi y'isi. Ibi byuma rero nibyo binjizamo umuntu bakabasha kubona uburyo ubwonko bwe burimo gukora. Iyo bagushyize muri icyo cyuma noneho bakakwereka amagambo usoma, buri uko usomye ijambo hari itsinda ry'utunyangingo mu bwonko bwawe rikora ibyitwa circuit, ni nko kugongana kw'amashanyarazi. Aho hantu utunyangingo tubaye nk'utugongana hahita hahurira amaraso menshi. Dore uko bigenda: iyo usomye ijambo ryanditse ahantu, amaso yawe abona umurongo w'inyuguti zishoreranye imwe inyuma y'indi, inyuguti zikoze ijambo. Ubwonko bwawe bwo buba butaramenya ibyo ari byo, buhita bufata rya jambo bukaricagagura. Niba ari ubwato, ubwonko buhita bucagagura ijambo ubwato bugashyira buri nyuguti ukwayo: U, B, W, A, T, O. Ibi byose bibera mu gice cy'ubwonko cy'ibumoso, hémisphère gauche. Ubwonko bubanza kumenya ibigize cya gishushanyo bwabonye, ni ukuvuga wa murongo w'inyuguti zishoreranye ukoze ijambo. Hanyuma bugahita bugenzura umwanya buri nyuguti iteretsemo, uko inyuguti zikurikiranye, bugahita bubona ko icyo kintu ari ijambo hakurikijwe uburyo inyuguti zikurikiranyemo. Hanyuma bugahita bugerageza guha igisobanuro iryo jambo. Ni ubwato. Ubwonko buhita buzana isura y'ubwato, ikintu cy'ikizu abantu n'ibintu bagendamo kandi kigenda kinyerera ku mazi. Ibi ngibi iyo birangiye, ubwonko buhita bupanga uburyo buri nyuguti yagenerwa ijwi. Ibi byose iyo birangije burabiteranya bukabyohereza mu gice cyitwa aire de Broca cyangwa zone de Broca, twigeze kukivugaho. Iki gice gihita cyohereza ubutumwa ku cyitwa cortex moteur. Iyi cortex moteur nayo ihita itanga itegeko ku nyama zishinzwe kuvuga zigize icyitwa appareil phonatoire, ari nayo isohora ijambo ubwato. Ibi ndimo kuvuga ndimo kubisoma, buri jambo rimwe ndimo kurisohora byanyuze muri izo nzira zose maze kuvuga. Nawe urumva uburyo byihuta. Ubwonko ni nk'uruganda buri wese afite mu mutwe we. Ku bana bamwe ibice by'ubwonko bwabo bishinzwe ururimi cyangwa se bishinzwe kuvuga biba byaragize ikibazo. Ibi biterwa nuko hari utunyangingo tw'ubwonko tuba twaragiye mu mwanya utari uwatwo mu gihe bari bagisamwa, ubwonko burimo kwiyubaka. Ni indwara yitwa dyslexie, indwara ibuza umuntu gusoma.
ntabwo aba ashobora gusoma kubera ko ubwonko bwe butaba bubona neza uburyo inyuguti zishoreranye mu ijambo ku buryo yarisoma neza. Umwana ufite iyi ndwara ashobora kujya gusoma amata akavuga atama cyangwa se agakurikiranya izi nyuguti mu buryo butari bwo. Niyo mpamvu mu mashuri abanza batwigishaga inyuguti, twazimenya bakatwigisha imigemo, twabimenya byose bakatwigisha kwandika amagambo no kuyasoma. Nta muti w'indwara ubaho usibye kwigisha umwana ibyitwa orthophonie, ni ukumwigisha gusoma no kuvuga amwe mu magambo. Babara ko umwana wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza aba agomba nibura kwiga amagambo mashya 6,000 mu mwaka umwe. Amagambo mashya ni ukuvuga ayo mu ndimi z'amahanga, ayo mu rurimi kavukire rwe, ayo mu mibare, ayo mu mateka n'andi masomo. Muri uyu mwaka nibwo abantu bamenya amagambo nka tundra, cosinus n'andi mashyashya bagenda bamenya. Ibi bamwe barabyibuka, abandi ntibabyibuka. Nta gitangaza kirimo kutabyibuka kubera ko amagambo mashya 6,000 wize mu mwaka wa 6 ayo wafashemo ni 2,500 yonyine. Ayandi 3,500 yanyuze mu gutwi kumwe asohokera mu kundi nk'uko abarimu bahoraga babitubwira. Kugira ngo amagambo amwe anyure mu gutwi kumwe asohokere mu kundi nk'uko babivuga, ayandi agume mu mutwe, ubwonko bufite ububiko butandukanye. Amwe mu makuru abikwa mu bubiko bw'amakuru bw'igihe kirekire. Aya ni amagambo marana igihe kirekire mu bwonko, mémoire à long terme. Ayandi urayumva ugahita uyibagirwa. Ababitswe mu bubiko bw'igihe kigufi. Ubu bubiko nibwo dukoresha mu kazi buri munsi. Benshi muri twe kera badutumaga ikintu ku muhanda tukagenda tukiririmba, ukirinda ko hari ikindi kintu cyakujya mu mutwe muri ako kanya kugira ngo utibagirwe ibyo bagutumye. Twese dufite abarimu bigeze kuduhimbira indirimbo mu mezi agize umwaka kugira ngo tujye duhora turirimba izo ndirimbo tutayibagirwa. Impamvu nuko ububiko bubika amakuru y'igihe gito bukozwe ku buryo bwibagirwa buri kintu nyuma y'igihe runaka. Baramutse bakubwiye ngo subiramo iyi mibare 1 5 2 7 9 4 2, 1 5 2 7 9 4 2, buri wese muri twebwe yabisubiramo. Hanyuma bagahita bakubaza ngo 12 kongera 25 ni kangahe. Buri wese wize imibare iciriritse yahita amenya ko ari 37. Muribuka ya mibare twari tuvuze mu kanya? Ntabwo mukiyibuka. Buri wese muri twe arabizi kandi biranumvikana kubera ko iriya mibare twari twayibitse mu bubiko bubika amakuru y'igihe gito. Ububiko kenshi bubika ibintu 7 gusa. Ushobora kuba ariyo mpamvu nimero z'amatelefone nyinshi ziba zigizwe n'imibare 10, ariko itatu ibanza ikaba ari imwe mu gihugu hose. Benshi muri twe hari ibintu tubasha kugumana mu mutwe kandi ari byinshi kandi tukabimarana igihe kirekire, nk'indyohesha birayi, imyandiko twize tukiri bato nk'Abakame n'Ikiyoni. Kubera iki? Impamvu nuko iyo twiga ibintu birimo amagambo akoze nk'umuziki, buri jambo rinyura inshuro nyinshi mu nzira imwe mu bwonko bwacu. Buri jambo ryo mu ndirimbo, mu muvugo cyangwa se mu mwandiko ufite itondeke ripimye, rinyura mu nzira imwe y'utunyangingo tumwe kandi rikongera kunyura iyo nzira kenshi. Ushatse wavuga ko buri jambo cyangwa se interuro muri ibi icukura kandi cyane inzira yayo mu bwonko. Mu mitwe yacu mito gutya, buri jambo rigera mu bwonko rikihindura ikimenyetso cy'amashanyarazi. Ikimenyetso cy'amashanyarazi kinyura mu tunyangingo tw'ubwonko. Buri hagati y'akanyangingo n'akandi haba harimo umwanya urimo ubusa, bawita synapse. Kugira ngo ijambo ryabaye amashanyarazi rive ku kanyangingo k'ubwonko kamwe rigiye ku kandi hagati y'utwo tunyangingo harimo ubusa, haba hakenewe ikiraro. Icyo kiraro nta kindi nuko rya jambo ryihindura noneho kimwe mu bikomoka ku butabire, substance chimique. Buri gihe iyo uvuga ugasubiramo ukongera ugasubiramo amagambo amwe, ingano ya bya binyabutabire bifasha amagambo kwambuka ava mu kanyangingo kamwe ajya mu kandi biriyongera. Maze ukuvuga ya magambo amakuru agatambuka byoroshye ava mu kanyangingo kamwe ajya ku kandi. Uko niko abantu bamenya indirimbo nyinshi. Niyo mpamvu habayeho ibyitwa repetition, aho abantu bitoza ibintu runaka, indirimbo, imivugo, imbwirwaruhame. Ibintu byose uzi bibitse mu gice gisa n'igitwikiriye ubwonko bwawe, cortex cyangwa se matière grise. Amakuru yose ajya mu bwonko niho anyura. Iyo umuntu agukozeho buri gihe uhita ubimenya
k'umuntu cyangwa se ikintu kigukozeho. Iyo umuntu agukoze nko ku kiganza, hari ibyitwa recepteur cyangwa se ibimenyetso byakira amakuru biba mu ruhu, bihita bimera nk'ibikanditse iyo ikintu cyangwa umuntu agukozeho. Uko gukandika bihita bibyara umuriro w'amashanyarazi unyura mu dutsi duto cyane tutagaragara twitwa dendrite. Uwo muriro w'amashanyarazi ujya muri moelle épinière, wa murongo cyangwa se umugozi uba mu rutirigongo, hanyuma ukava aho ngaho winjira mu bwonko wihererekanya hagati y'utunyangingo. Mu bwonko uwo muriro ujya muri cortex cyangwa se matière grise yo mu gice cy'ubwonko cy'ibumoso niba bagukoze ku kiganza cy'ibumoso, cyangwa se iburyo niba bagukoze ku kiganza cy'iburyo. Ibirebana no gufata mu mutwe byo bitangirira aho wagereranya no mu mutima w'ubwonko mu cyo bita système limbique. Indirimbo cyangwa se amagambo y'umwandiko abantu benshi basubiyemo kenshi ni ruhaya rw'isekurume rwa murarika icyanwa, yo yarasi igihembu dusekurume turayihunga n'ibindi abantu basubiyemo kenshi. Aya makuru cyangwa aya magambo abitse mu gice cy'ubwonko cyitwa mémoire déclarative. Ni ububiko bubika ibintu dushobora kuvuga. Gusa amashusho aherekeza buri magambo wafashe mu mutwe nk'ifoto y'isekurume wabonye mu gitabo cyanditsemo umuvugo wa ruhaya rw'isekurume, aya mafoto y'ababitse mu cyo bita mémoire visuelle. Ni ububiko bw'ibintu wabonye buba mu mutwe ahagana inyuma hafi y'urugo. Aha niho habitse amasura y'abantu bawe bose cyangwa se abandi bantu wabonye n'ubu ngubu ukibuka. Hari ibintu bishobora kukubaho maze umunsi umwe hazaba ikintu runaka gifitanye isano nabyo ugahita ubyibuka uko byakabaye nk'aho bigarutse, ukabyibuka kugeza no ku mpumuro yari aho hantu icyo gihe. Impamvu ni uko amarangamutima agira uruhare rukomeye mu gutuma umuntu afata ikintu mu mutwe. Twese turibuka umunsi umwe ku ishuri baduhaniye imbere y'ishuri ryose cyangwa se imbere y'ikigo cyose. Turibuka neza uburyo ishuri ryari rimeze icyo gihe. Ayo makuru y'uburyo ishuri ryari rimeze yibitse mu bubiko bwitwa mémoire spatiale, aho amakuru yose arebana n'ahantu yibika. Niho habitse inzira zose tunyuramo tuzi, ariyo mpamvu tutayoba. Turibuka neza uburyo abandi banyeshuri badusetse icyo gihe, byibitse muri mémoire visuelle. Turibuka impumuro yari mu ishuri icyo gihe cyangwa se impumuro y'umwarimu waduhannye, yibitse mu bubiko bwitwa mémoire olfactive, ahibika amakuru yose arebana n'impumuro. Niho hibitse impumuro y'igitunguru. Buri wese muri twe na kano kanya azi uko igitunguru gihumura, ntabwo ujya ukitiranya n'ibindi bintu. Amarangamutima nayo yibika mu mutwe. Bishobora kukubaho kwibuka ibyishimo wigeze kugira cyangwa se amarira wigeze kurira mu gihe runaka. Aya makuru yose ntabwo amwe aba ari ukwayo, ahubwo mu mutwe wawe asa n'atumatuma naho hagati yayo. Niyo mpamvu bihagije kunyura imbere y'ishuri wizemo cyangwa se kubona umuntu bahaniye imbere y'abandi, ibyo wanyuzemo byose bigahita bizuka mu mutwe wawe. Abantu bose bazi gutwara igare niyo wamara imyaka 40 utararitwara ntabwo uzasanga warabyibagiwe. Kugira ngo utware igare nabwo bigusaba gukoresha ubwonko, ugakoresha amakuru wabitse mu mutwe wawe y'uburyo batwara igare. Gusa ntabwo aya makuru yibika mu bubiko ubwo ari bwo bwose bwo mu bwonko. Aya makuru aba yaribitse mu bubiko bwitwa mémoire procédurale, ububiko bw'amakuru y'uburyo ibintu bikorwa. Iyo utwaye igare ntabwo utakaza igihe cyawe wibaza ngo ndamanura ukuguru kumwe nzamura ukundi mu gihe urimo kunyonga. Biba byarahindutse ibyitwa automatisme. Ni nko kwandika. Usibye ibi bikorwa bike tuvuze n'ibindi byinshi, ubwonko bwacu ubusanzwe ni urwungano cyangwa se imvubura nini ivubura imisemburo runaka. Irimo nk'uwitwa ocytocine. Uyu nguyu ufasha cyane mu myitwarire n'imibereho y'umubyeyi. Uyu musemburo ni uvubuka iyo umwana arimo konka bigatuma amashereka aza. Nibyo kugira ngo umwana abone amashereka ni uko hari umusemburo ubwonko bw'umubyeyi buvubura iyo umwana atangiye konka. Iyo umwana amaze gukura hari indi misemburo myinshi ivuburwa n'ubwonko, ikaba ari igenzura imikurire ye. Umuntu ugeze mu bugimbi n'ubwangavu, ubwonko buvura indi misemburo ikora impinduka mu miterere ye no mu birebana n'ibitsina. Mu yandi magambo, ubwonko ni nabwo butuma dukura. Naha dusoreje ikiganiro baruziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mwakurikiye. Ikiganiro mukurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru 2:00 za mu gitondo, kuwa kabiri 2:00 z'umugoroba.